Yes, turabasuje cyane, twongeye kubifuriza umugoroba mwiza, nkuko bisanzwe rero nshuti bakunzi ba Eugene Official, mwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri mu mpande enye z'igihugu birumvikana hano mu Rwanda, ndetse n'abadukurikiye muri mu mujyi wa Kigali. Reka mwese rero tubabwire ngo ikaze muri amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wo kuwa gatanu. Ntabwo turibuze kurenza ingohe, mwe mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, abadukurikiye muri ku mugabane wa Aziya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka mwese tubahe ikaze muri aka kanya muri aya makuru agezweho. Abari ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, namwe twabahaye ikaze mu nyemerero duhite twinjira mu makuru aho tugiye kugaruka n'ubundi nk'ibisanzwe muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaza kugaruka mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ni muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta gutinda rero, ni mu nyemerere tubabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kuba tubagezaho. Turaza kugaruka ku nkuru ivuga ko Wazalendo bibye indege yo mu bwoko bwa CH-C4. Mu by'ukuri iyi ndege rero ikaba ari y'igisirikare cyangwa se izi ngabo ziri guhangana na M23, ndetse amakuru akaba avuga ko iyi ndege baba bagiye kwigurisha muri M23. Hanyuma andi makuru turimo kugenda tubakurura cyangwa se tugiye kubagezaho, andi makuru mu by'ukuri tugiye kubagezaho, turaza kugenda tugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye, aho n'ubundi turagaruka mu bice byirimo imirwano. Birumvikana ni hano n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Turababwira ko muri Rucuro umutwe wa SMC watumye abagera kuri 35 bahunga. Tuze gusimbukira hano Igoma, aho bivuga ko AFC M23 ivuga ko igiye gutangiza gahunda yo kugira yo gahunda yitaho ni Girinka, cyangwa se gahunda yo guha inka abanyekongo. Iyi gahunda rero ikaba iri buze kuba ijya gusa niya hano mu Rwanda yitwa Girinka Munyarwanda. Turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi, abanyeshuri bagera kuri 25 ba Green Hills Prito Mumbabare ni Green Hills bafunzwe babaziza gutwika ishuri ryabo. Turaza kugaruka n'ubundi no mu bindi bice bigiye bitandukanye byaberemo imirwano nko muri za Warikare, ndetse no tugende tureba no muri Masisi. Hose ibice byose tukaba turibuze kugenda tureba uko bimeze, tugenda tureba no ku ruhande rwa M23 mu bice iyoboye uko bihagaze. Turebe rero no mu bice FARDC cyangwa se guverinoma iri hose, turebe uko situation imeze. Uyu munsi hano muri Sida Kivu mu bice bya Nzibira, uyu munsi rero habayeho ukurasa ku ngabo za guverinoma zarashero kuri M23. Ese byarangiye bite? Hanyuma kandi tuze kubabwira ko M23 yateye indi ntambwe yegera imbere, yegera ibiniro by'izi ngabo z'Abarundi. Byose rero muri amakuru tugiye kubagezaho. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe muri iki kiganiro, ukamikinga shwa kwa kanze kuri subscribe, ndetse waba warayikanze rwose ukankandira ku nzogera, ndetse ugakanda rwose naho bita kuri like, ukanasharinga, ubundi tugakomeza kugenda twagura umuyoboro. Nta gutinda rero, reka nizere ko mwamaze kubikora. Reka dusome ku mazi gato, igihe n'abatarabikora murimo kubikora, duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Yes, reka rero amakuru yacu tuyahere n'ubundi hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko no duhera hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru aturuka hano muri Zanzibira n'amakuru atugeraho, y'amakuru uba utasanga handi, ari breaking news. Murabizi ko muri ibice rwose nta handi ushobora kuba wasanga abakurikirana inkuru z'aha hantu, nta handi wasanga inkuru ziri update cyangwa se zigezweho ni hano kuri Eugene Official. Uburo amakuru mutasanga ni mbazaniye hano muri Sida Kivu nuko ubu tuvugana
M23 yamaze kwegera cyane icyitwa icyitwa Mwenga. Murabizi ko iba hano muri Warungu cyane cyane hano muri Zanzibira. Nkuko amakuru abivuga, aravuga ko ubu tuvugana M23 baraye ku kiraro gitandukanya iyi teritwari ya Warungu ndetse na teritwari ya Mwenga. Birumvikana barimo barava hano muri Mwenga, muri Warungu Prito berekeza muri Mwenga. Urumva ko ibintu byamaze gusano birimo kugenda bihindura isura. Ibi rero bije nyuma yuko mu byukuri M23 ikomeje guhonda gatoki ku kandi ivuga ko igomba gukora ibishoboka byose igatangira kwereka iki gisirikare cyangwa se izingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa ko nta mikino bafite. Ibi nanone bigaterwa n'ibitaro bikomeye cyane akomeje kugenda bagabwaho na za ndege zitagira abapiloti zo mu bwoko bwa drone za CH-C4. Ubu rero ubu tuvugana nuko bimeze. M23 bamaze kuba bagera ku kiraro gitandukanya Mwenga ndetse na Warungu, nkuko kuri uyu mugoroba tubazana amakuru ndetse ava kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Kuri uyu munsi kandi andi makuru aturuka hariya muri biriya bice nuko igisirikare cy'Uburundi kiri kumwe na Wazalendo ndetse n'amafatanyabikorwa cyangwa se icyo twakwita ngo ni coalition bagize gutya n'ubundi barasa kuri M23 ku birindiro byabo. Ariko ikintu kidasanzwe mugomba kwitega cyangwa se mugomba kumenya, ariko nanone ntamenye impamvu nyamukuru bishobora kuba ari n'agatego kuri zingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, nuko M23 bayirashe cyangwa se bagiye barayirasaho ku birindiro byabo, ariko yo ikabigendera kure ntisubize cyangwa se ngo ibe yagaragaza igikorwa kigaragaza ko iraho hangaho n'ubundi barimo kugenda barasa. Hanyuma nkabibona mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, birashoboka kuba M23 yavuze iti reka tureke natwe kurasa, tubareke bagira ko tubagira ngo ntabwo duhari, none badivansinge ubundi tubatege ambush. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, ndimo ndareba M23 ibasuzugura cyangwa se ibamefi ibanegirija, ikavuga iti n'ubundi ibi byabo ni byamasasu ya tukomasho, nta kindi bashobora kuba barenzaho nukurasa nyine, kukumva ntago bigeze bakoresha imbunda za artillery, ahubwo ni buri mbunda bakoreshaga ni MMG, ni doke nizo mbunda z'imisada nizo bakoreshaga bari kurasa. Burumva hari no mu ntera ndende muri ibyo birindiro cyangwa se muri iyo eneo ya M23 hari ibirindiro byayo. So rero bigatuma M23 ibamefika avuga iti mubihorere ni tuko macho cyangwa se ni ya masasa avuga ngo turi maso, niyo yagendaga araswa cyangwa se bagendaga bakoresha bari kugenda barasa n'ubundi muri birindiro bya M23. Ibyo rero ni amakuru atugeraho, murabyumva ko rwose tuba tugenda tubibakurikirana hano muri bice gatanu kuri kagenzi kako. Ikiriho rero mugomba kumenya cyangwa se mukwiye kumenya nuko byose tuba tugenda tubikurikirana haba hano n'ubundi muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu, aho amakuru mugomba kuzajya muyabonera ku gihe. Mbere ko twinjira mu zindi nkuru zigiye zitandukanye ndetse zinakomeye cyane, ni munyemerere nanone tubanze twakire mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone, hanyuma tubanze twinjire kuri iyi ndege ya drone bikuvuga ko yibwe na Wazalendo, ndetse amakuru akaba avuga ko iyi drone ngo bashobora kuba bafite gahunda yo kuyigurisha muri M23. Byateje rero impagarara hano muri iki gisirikare cyangwa se muri zingabo ziri kurwana ku ubutegetsi bwa Kinshasa, aho bavuga bati iyi drone iramutse igeze mu maboko ya M23 ishobora kuza kuba yatugirira nabi. Ariko ku rundi ruhande bakavuga ko bashobora kuba bayibaha bakagurwa n'amakompora yo kuyirashisha cyangwa se ibyo igomba kurasa bikaza kubagora, kuko ntabwo mu by'ukuri ntekereza ko kupfa kubigura byaba biri ibintu bigoye byoroshye cyane, cyane ko n'ubundi aho izi drone ziba zituruka ari naho n'ubundi haba hagomba kuba hava n'ibyo kuzirashisha ndetse ariko se baba bafite ibyo kuzirinda bakabura ibyo kuzirasa. Urumva ko ntabwo byoroshye. FARDC afite ishingiro, ubwoba bwabo ntabwo ari ubw'ubusa. Reka rero iyi nkuru twakira mugenzi wacu Vincent, none tuyinjiremo tugenda tureba n'andi makuru menshi ajya atandukanye, haba rero hano kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba ndetse no hirya no hino. Ariko kandi mu gihe tutaramubona,
reka tubabwire ko Wazalendo bakomeje kugenda bikina bavuga ko bari gufata ibice byinshi biri kugenzurwa na M23 nyuma rero yaho bita ngo ni mu by'ukuri hano muri za Kiwanja hari ibindi bice bamaze kuba bavuga ko baba bambuye M23. Vincent buriwe neza urakomeye ndaho ndashima Rurema. Yes vise hanyuma rero kuri uyu mugoroba n'ubundi turaguhamagaye rwose turavuze tutereka tuguhamagare dufatikanye kugera cyangwa se kugeza ku badukurikiye amakuru ariko none nkaba ngira ngo duhere kuri iyi nkuru ndimo ndabona irimo guca ibintu kuri rezo sosiyo cyangwa se ku mirongo nkoranyambaga igaragaza ko M23 mu by'ukuri cyangwa se icyitwa Wazalendo ngo zaba zibye indege yo mu bwoko bwa CH-C4 aho ngo binavuga ko ngo iyi drone FARDC nabo bafatikanyije bafite ubwo ko ngo ishobora kwa yayigurisha muri M23 bikaza kugutuma urugamba rubabana imberenge. Nibyo makuru twabonye nuko indege za CH-4 yari ya FARDC yamaze kwibwa n'Abazalendo bayikuye aho yari yibitse muri make noneho biri na confirme ntabwo ari ibintu noneho byavuye muri biri kuvugwa ahubwo ni ibyanyabyo byujuje ibisabwa kuko Wazalendo yabitangaje uvuga yuko ari yayikuye muri warehouse FARDC noneho ikaba ariyo igiye kujya yifashisha ariko abandi bakavuga yuko ishobora no kugurisha ngo na M23 nuko bagiye babivuga yego ariko amakuru akaba aravuga ngo ibyo bavuga nuko Wazalendo ngiraza kwifashira mu kurasa M23 mu birindiro byayo ariko abandi bakavuga ko Wazalendo ishobora kubigurisha ariko ntabwo Wazalendo yaragira ibitangaza ariko vese twabonye Wazalendo n'ubundi ntacyo bari guharanira ntekereza ko M23 iramutse ikeneye kuyibona byaborohera pe kuko twabonye ko Wazalendo ikibabeshejeho n'ubundi ni nko gushaka ifaranga muri iyi ntambara kuruta ibyo baba bari gushaka kurwana cyangwa se ari bitwa ngo bari kurwanira. Yego ko Wazalendo itayigurisha ngo M23 ahubwo yayibaka nuko n'ubundi FARDC M23 yabibaka intwaro mu bihe bitandukanye ntabwo bajya muri negociation yo kugura intwaro na Wazalendo kuko numva bagiye kuba abantu baciriritse mu gihe bajya negociation nabo kubera ko mu bihe bitandukanye twagiye tubona M23 AFC M23 ndetse na twirwaneho bavuga yuko umufuniseri wabo w'intwaro ari Tshisekedi na FARDC ko Tshisekedi zigura akaza FARDC nekananirwa kuzikoresha noneho nabo bakabigarurira nabonye neza Corneille Nangaa abisubiramo mu kiganiro n'itangazamakuru bakoreye igomejo umugoroba urumva rero ntabwo barindi ariko kugura ahubwo bagerageje ko bashoboye kose bakaba bayaka Wazalendo n'imbunda rero cyangwa n'indege mbunda kubera yuko tubona bayikoresha mu bihe bikomeye cyane bahanganye M23 Wazalendo iravuga yuko izayikoresha mu kwibasira ibirindiro bya M23 ibyo banayifashisha mu guterera ibirindiro byabo bakayifashisha mu gusenya ibikoresho byabo ndetse n'ibindi bitandukanye nk'uko babivuga. Ariko se Vincent weho urabona ibyo bintu bishoboka ko Wazalendo ishobora gutwara indege nka CH-C4 igakomeza kuyigenga kuhakana kuvuga ngo ntabwo byashoboka ko Vetura ihaha nabo cyangwa se ibagurisha yabuzwa n'iki kugura icyo gikoresho iramutse ibonye bakizanye ko tuzi ko Wazalendo bameze nk'abasivile n'undi ashobora gukora ubushirisheri bagashiduka n'ubundi bayigejejemo bitanabagoye cyane bayizanye nk'abasivile rero kandi M23 ivuga yuko birwanya n'imitwe yose itwaje intwaro itemera yuko itunga intwaro kuko izituka mu byose bimwe n'amategeko abo bitandukanye bakora icyo bita musako mu Giswahili cyangwa couvre-feu mu Gifaransa mu Kinyarwanda tubigerekereje twavuga ko ari nk'umukwabo ntabwo rero yabemerera ko iyigura nk'uko yayibaka none itabakurikirana ukamenya uko bayigura urumva M23 ite kugura intwaro na Wazalendo ntaho baba batandukanye kandi mu bintu bitandukanye tubona yuko bari itandukaniro rikomeye kandi rinini ngenda abona rwose bashobora no kugifata wenda bakanagishira muri mize kuko ni ibintu bijya bibagora cyane cyangwa se bibatesha umutwe hano n'ubundi muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara yo kurwanamo vise pe
ubona bayigira muri mize ko wazanye nta bigira mize oya kuri amakuru ya gatatu ishobora kureba ukuntu yemera ibyo bindi byose ikabyirengagiza nk'ubu yamaze no kuba yamenya amakuru igatangira no gushakisha uburyo iriya drone ishobora kuba yayifata kuko ntekereza ko kugira ute ikayifata iyiguze yanayigura ntabwo makumyabiri na gatatu yagura na wazanye indi Rwanda none se utekereza ko bazibazaniye bazanga bazibaka nyine bakazigumana nk'abantu bashinzwe gucunga umutekano w'abaturage kubera ko wazanye urabizi ko makumyabiri na gatatu bagaragaza nk'abantu bari aho b'abasivili badakwiye gutunga intwaro kandi n'izo bafite bahabwa na kishe bazikoresha nabi n'abibuza rimwe na rimwe ku kibuga cy'umupira cyitiriwe amahoro cyitiriwe ubumwe stade de l'Unité yuko bakunda kuzifata bakazibata bakazijyana rimwe na rimwe bakavuga yuko n'izo bafite zitajyanye n'igihe bazazibika cyangwa bakaba bazangiza ntabwo rero bata umwanya ngo babe nka FDL nk'uko ijya kugura intwaro kuri wazareno ndetse na FARDC ngo bajye kugura n'intwaro ahubwo bakoresha imbaraga zabo bakazibaka reka dukomeze n'andi makuru iyo ngingo tuyigeho kuyisesengura byadutwara umwanya utari muto bise reka dukomereze hano n'ubundi igoma inkuru nava ngo ari nziza cyane cyangwa se ni inkuru nziza ku bakurikira cyangwa se ku bakunzi ba M23 bari mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi birimo biragenzurwa n'uyu mutwe wa M23 amakuru neza meza rero ngo nuko M23 yaba igiye gukora gahunda ya Girinka ndetse iyi gahunda ikaza kuba igomba gutangira muri Rucuru nibyo AFP gutegana gatatu binyuze kuri Corneille Nanga umuhuzabikorwa wayo mukuru yatangaje yuko bagiye gutangira gahunda ya Girinka mu Kongo ariko bavuze ko ari Girinka muri Rucuru yego yuko baratangira nayo bya Rucuru hari amakambu manini bahingamo kandi bakabona naho bashyira imvuri Corneille Nanga yavuga mu kiganiro n'itangazamakuru yasobanuye ko kino gice cyari gisanzwe kirimo inka nyinshi ariko umutwe wa FDL utangira kuzirya ndetse bituma abaturage bamwe na bamwe bahunga izindi barazihungana izabashije kurokoka ituma cyaba ba FDL yego kugaragaza ko bari gukora muri izi bworozi yavuze yuko bari kongera umusaruro kuko bari ku musaruro w'ibirayi byinshi kurenza ibyasarurwaga mu minsi yashize n'igihe FARDC yakontorolaga ibice bya Rucuru avuga ko umutekano bari kugenda bazana imihanda bubatse ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'amazi abari baragiye bimura inka bazikura za Rucuru kubera umutekano bazigaruye ndetse no kubona umuhanda no kubona aho bakura amazi yo kuzuhira ibyo byose ko bizatuma n'ubundi nabo bakora umushinga wa Girinka muri Rucuru nabo bakagana abaturage ba Rucuru buri muturage bakamuha inka kugira ngo abashe gukora ubuhinzi bugezweho noneho bavuga yuko mu buryo bwo kongera umusaruro w'ibihingwa nk'ibirayi ndetse n'ibigori bagiye gukora politiki ya land use consolidation guhuza ubutaka bakajya bumvikana n'abaturage bagahinga igihingwa kimwe aho bavuga yuko biteze kuzasarura ibigori byinshi cyane aho bahinze ubutaka noneho bagahinga ibigori gusa batabivanze n'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiraga inama kuvanga imyaka ibyo noneho kugira ngo umusaruro wiyongere ku guhuza ubutaka bizakubitanira n'uko bazashaka abagoronome ndetse n'abandi bagize bakabona n'abaturage bakabafasha kubagira inama ibyo bahinga bavuga yuko izi nka zizajya zihabwa abaturage hari inka nziza za kizungu zabafasha kubona ubukamo ndetse bikabafasha no kubona ifumbire kugira ngo ibyo bahinga bitere imbere abaturage babona amata ntibari guhaza bwaki kandi babashe kubona n'amafaranga nibabahe inka borore kuko hari anabonye rwose ni hanini cyane hari urwuri nta kibazo korora rero inka bizaborohera cyane rwose ntago bizabagora kuko nabonye ari inzuri hirya no hino haba hano muri Rucuro haba muri Masisi haba muri Nyiragongo ubona ko mu by'ukuri hose hari urwororero reka dukomeze n'indi nkuru twerekeze n'ubundi hano mu by'ukuri muri iyi nkuru ivuga ko muri Rucuro wazarendo rero zo mu bwoko bwa semusi muri Tongo
byatumye abaturage bagera kuri 35 batumye rwose bahunga. Nibyo amakuru twabonye ducesha abaturage bari muri za Kongo. Bavuga yuko Wazalendo kuri ibitero byagabije ku bice bitandukanye bya M23 batumye abaturage benshi bahunga, aho abaturage bagera muri 35 bataye ingo zabo. Yego bikatari ibitero byagabwe na Wazalendo muri Kirusi modo bagakura imishwaro mu midugudu itandukanye kubera yuko babonaga bajya muri Kongo n'ubundi bari kugira ibibazo. Muri Rucuru n'ubundi amaze igihari imirwano ihuje M23 na Wazalendo. Kuko Wazalendo afite icyemezo cy'uko nta munsi w'ubusa itatagira ibitero kandi bikoresha intwari ifite, ariko bivuga yuko izabikoresha n'abaturage kugira ngo bayihe amakuru y'aho Wazalendo yanyura n'ubu yaje kugera ku bitero bya M23. Ariko vise M23 byakagombye kuyorera kuko hano habaze Musibande bagiye biripotinga ubu irimo kugenda ikorana nabo, bakabaye rero ari bafasha n'ubundi gukora izo operation kuko bazi neza aho bagenzi babo bihisha, bigatuma rero babasha kubahiga ntabwo birangira kubona wagira ngo Wazalendo ivuka buri munsi. Ntacyo badakora babahiga, ariko Wazalendo nabo ntacyo idakora kugira ngo yiyongere. Yaba ari Wazalendo iravuga ko izifatiza abaturage, yaba ari M23 ikavuga ko izifatiza abaturage. Cyane cyane na Wazalendo iri mu bice bitandukanye. Navuga yuko ngo yarafite M23 buryo bukomeye, noneho bituma M23 yiruka. Bakavuga nayo yarahunze n'abaturage, ariko mu bihe bitandukanye twaje tubona ko ibivuga mu by'ukuri atari ko byagenze. Kuvuga yuko rero aba Wazalendo n'ubwo bitwaje muri M23 babafasha kuba bahashya Wazalendo ntabwo byoroshye, kubera ko abenshi bo muri Wazalendo ntabwo bafite n'amakuru ahagije aho bene wabo bari, kubera ko usanga ari Wazalendo 3, 4, 6 bari ahantu hamwe bakagaruka igitero kuri M23 ariko batazi kuri Wazalendo abiherereye. Ndumva rwose bitoroshe ibyahariye ahantu. Reka twigarukire rero n'ubundi Igoma. AFC rero M23 ivuga ko ingabo z'abarundi nizidasubira iwabo ku bushake bazabasubizayo ku ngufu, cyangwa se bigendanye n'icyo bita isasu, cyangwa se bigendanye n'urugamba. Ibiro bikaba byatangajwe Vincent n'ubundi na AFC M23 ivuga ko izi ngabo z'abarundi zagotagose abanyamurenge hariya nta kindi bagomba kwifashisha ari ukubakuramo bakoresheje imbunda. Ibyo byatangajwe na Colonel Nanga mu gwera mu kiganiro n'itangazamakuru. Yavuze ko nubwo ntacyo bapfa n'Uburundi, ko basaba Uburundi ko gusubira iwabo bukagenda akaba ari ubucunga umutekano kuko nta by'umutekano. Nabonye abantu benshi arimo kuvuga ko M23 ku munsi w'ejo ngo ira press conference ngo agaragaraga nk'aho bari gusaba imbabazi. Ntabwo ijambo imbabazi ryigeze rivugwa, ariko wumvisha amagambo bakoreshaga n'uburemere amagambo bakoreshaga mbere yabaga ifite ntabwo ariyo ifite, ubona frere yaragabanutse. Harimo guca bugufi cyane rwose, noneho kubera yuko mbere bavugaga wumva bikangata ku buryo bukomeye bagaragaza yuko bari bufate na Kinshasa, ariko ubu bumva bigendera Kinshasa ariko kwe kubaga agahenge ikwiye kubahiriza mu biganiro, kandi bo bagasaba n'ingabo z'Uburundi ko zikwiye gusubira iwabo ku neza ngo batabikora bakabasubizayo ku ngufu, ariko ntibagaragazwe uburyo ki bazabasubizaho ku ngufu mu gihe abaturage bari za Mikeye, bari za Mirunge, bari za Fizi, bari za Uvira, bari mu bice bitandukanye bya Biraro-Mbiri, bya Puezero ndetse na Bijabo, bahohoterwa nabo n'inzira ariko ntibagire icyo bakora kandi bakabatabaza buri munsi. Wabonaga rero ko bivuga nk'uko nawe ubisubiyemo, nta mbaraga bari bafite nk'izo bavuganaga mbere y'uko bafata umujyi wa Goma. Hanyuma service nyuma y'uko babigarutse bakava no kuri ririya ultimatum ingabo z'abarundi zo nta kintu n'ubu zirasubiza, ziracyatuje ziricecekeye. Ingabo z'abarundi ntabwo zikunda bitasubiza, tubikunda gufata umwanya kugira ngo
babane kubasubiza kuko ubuvuze tubona igihe ASM kuri 23 yashimira ingabo z'abarundi gukora ibikorwa muri kimwe amajyepfo cyane cyane mu bice bya Uvira na Fizi ingabo z'abarundi zabasubije hakize iminsi n'ubu rero turi turakomeza kureba ku mbuga zabo ndetse dufatanya na bagenzi bacu b'igihugu bakunda kuduha amakuru tubabaza niba ari cyo baba bakuru nguko rero ngayo ibi rero nibikomeje kugenda bigaragara cyangwa se ibiri kuvugwa na AFC M23 cyangwa se rwose bibigenda bigaragara ko izi ngabo zabo zikomeje kugenda zotswa igitutu gikomeye cyane mu by'ukuri n'abano barwanyi cyangwa se n'ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Reka tugaruke rero hano muri za Rubero aho rero perezida wa societe civile mu gace bita ngo ni Musienene yafunzwe na Wazalendo. Ese uyu muturage cyangwa se uyu musivile ariko nanone kandi w'umuyobozi yaba yafunzwe ajijijwe iki n'iki cyaba cyatumye Wazalendo zimuta mu mvuto cyangwa se zimufunga mu by'ukuri? Kugera isaha ntabwo bari bavuga icyo bamuwe kumufunga ariko niba amakuru ava muri bino bice avuga yuko uyu wari uhagarariye sosiyete yafunzwe n'abo muri Wazalendo igice cya polisi bikavuga ko yari yagiye mu nama yari yateguwe nawe na kampani y'Abashinwa ikora umuhanda noneho mu gihe rero yari yagiye mu nama akaba yarafashwe n'Abazalendo bakamutwara ariko ahantu hatandukanye amakuru y'aba bino bice avuga yuko ku itariki 24 ariho yari mutabiriye iyo nama yakozwe n'Abashinwa mu gutegura uno muhanda uri mu bice bya Butembo Kanyabayonga ukorwa noneho agaterurwa yamara guterurwa na Wazalendo zigahita zitwara ku itariki 24 akaba ari ubwanjye kumenyekana ko yafunzwe bakavuga ko ari Wazalendo yo urutsinda bita Igendo ko yaramutwara amufunga ariko itatangaza impamvu yamufunga. Muri make aramufunze ariko nanubu ntabwo baravuga impamvu baba barafunze uyu muyobozi. Ntabwo barayivuga ariko bamwe bakeka ko ari uko yitabiriye inama yabo bashinzwe gukora imihanda bakavuga yuko Abashinwa bashobora kuba bafitanye kopi na M23 kugira bakore umuhanda noneho bazahade bafite imihanda banyuramo. Ibintu rero bikomeje ubundi service hano muri Rubero andi makuru ava havugwa na yahe? Ibibazo n'ubundi by'imirwano hagati imitwe itwaje intwaro za Kodeko za Defu ndetse rimwe na rimwe na M23 mu gacimo igasakirana na Wazalendo n'abasirikare ba FARDC urabizi ko mwandi bice rimwe na rimwe kandi hakunda kugaragara abarwanyi bo muri Kodeko nabo badahwema kwica abasivili ndetse nawe umutwe w'iterabwoba wa ADF ibibazo kuko ubona Rubero Ituri Beni Irumu Ituku n'ibice bitandukanye abarwanyi bo muri ADF bakomeza kubabuza umutekano ariko akiyongeraho n'izo Wazalendo ndetse na Kodeko. Visa ni makuru atugeraho aravuga ko uwitwa Christian Shiwewe Shongesha uyu akaba yarahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Amakuru atugeraho rero aremeza ko uyu mugabo yaba yamaze kuba yirukanwa mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Usibye kuba Vincent uyu mugabo yirukanwe ndi makuru twabagezaho kubigendanye na Christian Shiwewe Shongesha nuko uyu mugabo n'ubundi yaramaze iminsi afunzwe nyuma yuko yagerero ashinjwa kuba yarimo gutegura kudeta cyangwa se guri ku butegetsi bwa Kisekedi Chilombo hamwe n'abagenzi rero ndetse na n'ubu bikaba binagaragara ko baba bagifunzwe. Hanyuma rero ndagira ngo udufashe utwinjirire muri iyi nkuru uyituvire imuzini muzingo iri ryirukanwa rya Christian Shiwewe Shongesha kugira ngo abadukurikiye babashe kumva uko ibintu bihagaze nyuma yuko bari bazi yuko uyu mugabo afunzwe kuva rero kiriya gihe n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa bwamuta mu mvuto ndetse bumushinja kuba yarimo kugenda ategura umugambi wo kugerageza guhirika Perezida Kisekedi Chilombo ndetse n'abagenzi bakaba baragize gutya babata mu mvuto. Twinjiza Vincent muri iyi nkuru tuguhaye umwanya. Nibyo mu makuru aturuka muri FARDC muri Tamazini ndetse
no mu nzego zishinzwe ubutasi bw'igisirikare ariko nyuma y'uko kiwe na bagenzi be bakekwa ndetse bagafungwa bakekwa ku butegetsi ndetse no kugira nabi sosiyete kuko baravuga yuko bashobora kumurika bakanamwica ko bano basirikare bafunzwe abasirikare bose batandukanye ariko bafite amapeti yo hejuru nyuma y'uko rero urwego rushinzwe iperereza bigaragaje bagatabwa muri yombi ubu noneho aravuga amakuru y'uko kiwe abana gukurikiranwa mu gisirikare noneho agakomeza gufungwa ariko no mu gisirikare bitawe kugira ngo azakurikiranwe noneho nk'umuntu uraho ufite icyubahiro cya gisirikare amakuru rero abiketse avuga yuko iyirukanwa ryiwe rifitanye isano n'ibyo byose yaketsweho kandi bagira ngo bazamutegarate mu buryo bukomeye bazamukureho bakwekakuriye abasirikare noneho bamutware mu bihugu bitandukanye n'uko abasirikare iyo bafunze ko hari amahirwe yo kubaho ndetse n'uburyo bafatwa bitandukanye n'abasirikare ariko mu buryo bwo kumutegarate bazamutware kuri za gisivile ariko amakuru twagiye tubona byabivugwa ariko umuryango wa politiki we nta kiratangaza ategereje kuza kureba ibyo uza kubivuga hanyuma vise none se wenda tugerageze turebe ese uyu mugabo kuba yirukanwe cyangwa se kuba bamaze kuba bamwirukana muri iki gisirikare bamwirukanye ariko aya mapeti akiyafite cyangwa babanje kuyamwaka urumva niyo bamwirukanye n'ubundi akiyafite ariko urukiko utegeka ko umuntu yakwa amapeti kubera yuko perezida wa repubulika yamaze kuyaguha nta wundi muntu ushobora kuyakwaka ubwo dutegereje urubanza icyo ruzanzura niyo bazanzura yuko yirukanwe kandi n'amapeti ayagazwe urukiko nirwo ruzabyanzura kuko nirwo rufite ububasha bwo gufata icyemezo nguko rero ngayo Vincent niko ibintu byifashe reka rero dukomeze n'andi makuru tugende tureba n'ubundi muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dusimukire rero hano iwacu mu Rwanda Perezida Kagame yakiriye indahiro z'abasenateri bane abasaba kumenya amateka nibyo perezida wa repubulika Paul Kagame uyu munsi niwe yakiriye indahiro z'abasenateri yashyizeho ndetse n'uwashyizweho n'ihuriro ry'imitwe ya politiki Dr Frank Habineza mu kwakira izo ndahiro zabo yababwiye yuko bakwiye kumenya amateka y'igihugu cyabo n'ibyo kinyuramo kugira ngo bazamenye uko babyitwaramo mu ijambo ritamaze umwanya munini wumvaga ameze nk'ubwira abanyaburayi ndetse n'abandi bafitanye isano no gufasha u Rwanda yavugaga ko nta muntu n'umwe ukwiye kuba agira uko abanyarwanda bakwiye kuba babaho mu ijambo yavuze mu kinyarwanda yavuze ati nabo baranyumva babimenye bamenye ko nta ukwiye kutugenera uko tubaho babyumve ati nanjye abasenateri rero nabwira ko mukwiye kumenya amateka y'igihugu mukamenya igihugu kunyuramo byose mukamenya uko tubyitwaramo udakoze neza mukamukebura udakoze ibyo akwiye gukora mukabimwibutsa kandi mugakora inshingano zabo zo kugenzura guverinoma ndetse no kuyigira inama ati nsanze nzi ko ibyo mushinzwe mu bihugu ariko mukomeze mushyiremo imbaraga kandi mubikurikirane ku buryo bufatika bigirira igihugu akamaro ubwo rero ibyo ni byatangajwe n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda bise mu Rwanda ariko hari andi makuru arimo kuvugwa amakuru avugwa mu Rwanda ni menshi uvuye kwa ya perezida wa repubulika nyine yawe yabwiye abasenateri ko bakwiye kumenya amateka bakamenya ibibazo igihugu kinyuramo ibibazo bigoye ibyo u Rwanda rukwiye kuba rwitaho n'ibyo rudakwiye kuba rwitaho hari n'ikivugwa nanone ku byerekeranye n'urubanza rwari rukorera mu gihugu cy'Ubufaransa aho Dr Munyemana Sosthene washinzwe icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi yari yakatiwe igihano cy'imyaka 21 n'ubundi akaba yakomeje gukurikirwaho n'urukiko rwa Rwanda rw'Ubufaransa Dr Mpana rero akaba yagize nawe icyari cyangazaho minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu akaba yagaragaje ko kuba uyu mudogiteri Munyemana Sosthene yaratsindiwe ubujurire bw'agahamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi
aba agomba kwitegura ingaruka z'ibyo akora nabyo byatangajwe na Dr. Agana Maseri Bizimana nyuma y'uko urwego rw'ubufaransa rwiteho ibihano byahawe umukoresori wahabwa ibyagaragaye. Vise breaking news ingezeho muri iyi minota nonaha. Vincent uri muranyumva? Akumva. Breaking news ingezeho nonaha nuko n'ubundi hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hari mu mujyi muri Zagoma birumvikana hariya bita ngo ni ku kimashini ngira ngo urahibuka uri murerekeza uri muri za Mugungu bawerekeza za Sake. Amakuru aturuka muri biriya bice ngo nuko hari kumvikana ikintu cyitwa amabombe, donc hari urugamba rukomeye cyane muri iri joro rero hariya hantu bita ku kimashini. Rero abantu benshi tuhavuze bahita bahumva kuko hagiye hatwikirwa abantu benshi cyane babashinja ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nkuko rero mugenzi wacu cyangwa se imbone yacu iri muri biriya bice iragaragaza ko muri biriya bice vise umuriro watse cyangwa se hariya naho ngo hari imirwano, ndetse iyi mirwano ikabirimo n'amabombe yo ku rwego rwo hejuru. Nibyo amakuru abangana bitegeragaraza yuko ibitero bitandukanye byo ku kimashini ku mugoroba bumvikanye amabombe menshi cyane bikekwa ko ari bazari guhangana na 23. Turakurikirana aya makuru y'ibintu kugira ngo tumenye imvo n'imvano yayo. Aha. Tugeze komeza tubwira iki tubwira ibyo mu Rwanda vise. Mu Rwanda nibyo nakubwira ko Dr. Munyemana Sostene nyine waretse kujyana cy'imyaka 20 yahawe byagutse na Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda ko ukoze ikibi akwiye kuba atekereza igihe cyose ko kizamugaruka. Aha, reka rero tuve hano iwacu mu Rwanda n'ubundi twigarukire hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko gato cyane mbere uko dukomereza muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubanze tugaruke hano mu gihugu cy'u Burundi. Aha rero nta kindi gikomeje kuba muri iki gihugu cy'u Burundi nuko abanyeshuri bagera kuri 25 biga muri Green Hills bafunzwe bazizwa cyangwa se mu by'ukuri bazira gutwika ishuri ryabo bigagamo. Nibyo amakuru mu gihugu cy'u Burundi ko abanyeshuri bagera muri 25 bigaga muri Green Hills International College ya Gitega amaze gufata bagacunga kubera yuko batwitse inyubako ikoreramo n'ubuyobozi bw'ishuri. Yabaye kubera batanga baje International College y'Igitega aratumva yuko batwitse inyubako iherereye aho bita koga muri province ya Gitega, bakaba bafite muri polisi y'igihugu kugura batekaho gutwika inyubako ndetse n'ibikoresho kugera kuri biro bya directing, aho bamenye n'ibirahure bya sare ndetse n'amashuri. Uwo bita Nestor Hakizimana akaba ari umudirekiteri w'iri shuri atangaza ko igihugu y'abanyeshuri bari bambaye masike bifatishije esanse bagurira n'ubatwika amashuri ndetse n'ibiro. Bivuga yuko ibyanditse byinshi intebe, amamashini, amadokima, amateleviziyo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Amashusho yagaragajwe na kamera ziri kwakira ikigo nk'uko cyaje kugaragaza na polisi, agaragaza ko batagiteguye ndetse bakambara amasike zitabagaragaza ku buryo umuriro wabo utabanza kumenyekana n'ubwo abashije kumenyekana. Nestor yasobanura ko gutwika aya mashuri ndetse n'ibintu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byaturutse ku bana bamwe bari banze ibiryo bavuga ko ibyo bitameze neza. Bityo rero bigasobanuka ko byateye ibibazo byose byari bishingiye ku biryo bavuga yuko bahawe bikeya, bagahabwa bikeya ndetse n'ibiryo bitari bihagije muri icyo gitwari. Bakavuga yuko harimo no kwiyongera uburyo abanyeshuri bafatwa bidasanzwe bagiye bafatwa mu buryo butandukanye. Bakavuga yuko abanyeshuri nanone bigaragaza ko ari bagenzi babo bari birukanwe bafite urumogi, noneho bikarangira bagenzi babo bavuze yuko batakihanganira ko atari akarengane, bagafata gahunda yo gutwika ibyo bikoresho mu buryo bwo kwigaragaza. Ibiraro byangiritse ni byinshi, aho bavuga yuko
hari abanyeshuri bagera hagati ya 30 na 40 ibikoresho byabo byangiritse, ndetse hakaba harimo n'ibikoresho bindi bitagira umubare batari batangaza byangiritse. Bakavuga yuko rero iyi greve yatewe nuko abanyeshuri baturirukanwe, ariko bakabagira inama yuko badakwiye kuba bamwirinde, ariko bagenzi babo ntibabyumve bakirana muri biblioteke bakayitwika, ndetse n'ibindi byinshi ko bagiye gukurikiranwa kuba baratwite izi nyubako ndetse n'ibindi bakoze bidakwiye nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'iki gihugu ariko na polisi y'igihugu cy'u Burundi ikaba yabitangaje. Vise dukomereje Kinshasa, amakuru aravuga ko polisi yatangaje ko yafashe abajura baherutse kwiba mu by'ukuri amaduka. Nibyo ariko baherutse kubwira abantu baherutse kwiba banke, abo ngabo turi kuvuga turavuga abantu bandi bibye amaduka bagatwara amafaranga menshi mu bikapu y'amadolari bagahita bicara ku moto bakagenda. Polisi yatangaje ko bamwe bakoze ibyo bikorwa abafashwe, nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Kinshasa bita General Thierry Kantu, avuga yuko ibyo yagaragaye igaragaza bagizi ba nabi baterwa abaturage kandi banabiye polisi yamaze kubafata. Avuga yuko iduka ryitwa Cosmex ribereye aho bita Kigabwa, ababikoze ndetse bakaba baratanze no kwica umuntu ukomoka muri banki bakoresheje imodoka, nabo ko bafashwe ariko ko hari abandi bagize bakamenya. Basobanura rero ko ibikorwa by'ubujura by'ibyo amaduka y'aho bita Bibwa byatwaye amafaranga agera mu 8 by'amadolari. Bakavuga ko bose babikoze rero bamaze gutabwa muri yombi, nubwo ngo bafite icyaha babo baturutse. General Katorera agatangaza ko mu gukorana n'abapolisi aribo babashije kugera ku gufata aba bajura nk'uko babisobanura. Yes, Vise dukomeje n'amakuru yacu, ndabona amakuru avuga ko hano muri Cyanzu AFC M23 yagabweho igitero gikomeye cyane, ndetse iki gitero kikaba cyari kigizwe na za drone. Ni amakuru yatangajwe n'abasosho media ndetse n'abanyamakuru batandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ko nubwo harimo ibiganiro bya Doha hagati y'aho 23 ariko wazabona na FARDC bakomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye birimo M23. Bagatangurira ko byabaye ku wa gatanu aho ibirindiro bya M23 biri Cyanzu byarutsemo ibikoresho bitandukanye byatwikwe na drone ya Katre, noneho bakabitwika bakoresheje ibitasu byaterwaga muri drone y'Ashati. Bakavuga ko bimwe mu bikoresho byari birimo n'intwaro zirimo ko zakwitwe n'uko bagiye mu 23 nta byabitangazaho kuko niba drone yaba yararase ibikoresho byabo cyangwa abasivili barakeneye ko bakunda gutangaza. Muri make ni birimo biratangazwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Rimwe na rimwe ariko ibyo ubutegetsi bw'Kinshasa bya Bujumbura nubwo butayavuga yuko bwarata uko bavuga yuko ari abazaruro babikoze kuko ngo bubahiriza gahenze. Birarangira amakuru y'agatangariza ko twabonye amakuru y'amazi y'atangaza yuko indege za drone zitandukanye zagiye kwita guce ku baturwa na M23 zikica abantu benshi. M23 M23 yagiye bitangaza mu bitandukanye, ariko niyo byaje kugiramo ikiganiro n'abanyamakuru n'ibintu bigutangaza rero cyangwa zo muri naho babitubiyemo bakabyerekana ko n'ubundi barasa. Reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko umunyeshuri umwe yishwe hamwe n'abarimu bagera kuri 2 bishwe rero n'igisirikare cya FARDC. Nibyo amakuru tubona muri turi avuga yuko umwana w'umunyeshuri yishwe ndetse n'abarimu 2 bityo bakishwa n'igisirikare cya leta FARDC. Bavuga ko ari abasirikare b'Abanyamerika twari yandugu muri province ya Ituri, aho kwiga muri province ya Bumbura yishwe n'abasirikare muri FARDC bari bamusanze mu nzira. Nuko tujye tugire ibivuga umwaka mu gatwe
ivuga yuko umwe muri yabugishije byitwa baza kubaza amakuru bagasanga ari umusirikare wa FARDC wamwishe, bagasanga yakuwemo imyenda yarasanganywe yambikwa imyenda isanzwe, aho imyenda ya iniforume niwe yambaraga yatwawe n'imvura nk'uko abantu babitangaje. Bakavuga yuko mu kandi gace naho hitwe abarimu babiri bo kuri pirimeri iherereye mu kano gace ka Bwira. Abarimu rero bakaba barikwe nabwo n'abasirikare ba FARDC mu bikorwa byo guhiga abarwanyi ba CNP nk'uko bitangazwa mu batuma rubanda. Aba barimu rero bakaba barikwe nyuma y'uko babanje kugirirwa nabi ndetse no guhohoterwa nk'uko batangaza sosiyete sivile ivuga. Sosiyete sivile ikavuga yuko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa nabi mu bice bikomeje kwiyongera, aho FARDC imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bakorera muri mitwe nabo bakomeje kubigiramo uruhare. Sosiyete sivile rero mu itangazo yasohoye ko kandi baganira leta kugira icyo ikora kugira ngo abaturage aha vise ntabwo rero twasoza tutarebye no muri Rucuro uko bihagaze. Wenda mujyi wa Goma twe tumaze kubona ko za kimashini ibintu bitoroshye, ariko tukareba no mu mujyi wa Bukavu uko bimeze cyane cyane, ariko ture muri Masisi ese byiriwe bite, ese bwije bute? Masisi ubundi aracyari n'icyobo nyuma y'uko abaye ibitero byabaye mu bice bita Mumba. Ahangaha aracyari icyobo n'abaturage bati dushobora guterwa n'ibindi batwita, ariko hari hiriwe ari karume nta kibazo gihari nk'uko umuturage wari uhareye gutatisha. Na bya bindi tujya twumva tubona muri Misiri bamaze iminsi ari kugaba ibitero bakoresheje iy'ikirere cyangwa se drone, uyu munsi ntabwo byigeze. Ubwo rero biragaragara ko ya matangazo ya M23 cyangwa se ya AFC avuga ko ngo bamaze kukivugutura umuti kiriya kibazo cya ziriya ndege zitagira abapilote, byagaragara ko buriya cyamaze kuko kivugutirwa umuti. Ntabwo nabwo byavugutiye umuti kuko tumaze kubona ko Tanzu bahabashye, ntabwo ubundi barasira rimwe ibice byose. Ariko Cyanzu ntabwo twabyemeza vise, nabyo ni ibiri kuvugwa kandi birimo biravugwa n'ibinyamakuru buriya binandika bibogamiye kuri Kinshasa. N'ubundi ibindi byose rega M23 yemeza yabyanditswe n'ibinyamakuru bibogamiye kuri Kinshasa, cyangwa ari bari bitavugwa na Kibumoni Post ari kuvuga ibyo binyamakuru byamaze kubitwa. Vise iramutse yabaye irashanga ko n'Igoma kuharasa twabona bishobora kuborohera, iramutse yarashe za Cyanzu. Niba nk'uko bivuga cyane bari kurwana ku kimashini, yabigeze banarwana nk'uko bivuga, ni ikimenyetso kikwereka ko n'Igoma baharatse. Hanyuma mu mujyi wa Bukavu bimeze bite? Umujyi wa Bukavu uratekanye n'ubwo za Katana ndetse no mu bice bya Kabari hakiri ibibazo ihangana bya Watarendo na AFC-23, ariko mu mujyi wa Bukavu twavuga ko bituje n'ubwo atari umunezero kubera ibice bibiri cy'abatekano. Ibice bibiri, ariko hakaba hanarimo na cya kibazo cy'ifaranga ribisanzwe n'ubundi nk'ibisanzwe. Ifaranga ryo nitukigura kubera ko cyaraye ikibazo ubona gihoraho. Ikibazo cy'ifaranga mu bice bikontorwa na AFC-23 ni ikibazo gikomeye cyane kukikuramo, bizasaba izindi imbaraga yuko kizabigiramo uruhare. Nitarugira ubwo ni ibindi bindi rwose. Yes, vise reka rero tukurekure tuze gusubira mu yandi masaha tureba n'andi makuru buze kubagezweho. Ndagushimiye. Urakoze cyane kandi weekend nziza. Nawe urakoze. Yes, bakunze Jeune Official rero akaryoshye ntigahora mutama, nizere rwose ko mwabanye natwe kuva ku munota mbere kugera kuri uyu munota rwose mwakurikiranye iki kiganiro cyacu. Hanyuma basaba gukanda kuri like ndetse mukana sharinga kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Hanyuma ikindi kandi nongere mbabwire ko rwose ubu tuvugana rwose tujye gukomeza gukurikirana ibiri kubera hano Igoma. Hanyuma rero kugira mutaza gucikanwa na report ya Resase na Mageruhi, nuko mukomba kumekinga shwa ko mwakanze subscribe batarabikora mukabikora, ariko ku rundi ruhande like ndetse na share ntimuze kubyibagirwa. Turabakunda cyane rero tuze gusubira mu yandi masaha. Nyagasana komeza abandi namwe. Ciao.